akangaka rwose iyo ukafite nk'uko umaze gusoma ati turaza kubyumva isomo rya mbere hari ukuntu ugira utya ubwo nta bantu bari iburyo ibumoso ukaza no kwibuka ko iburyo hari abandi bahicaye yego bikabanza noneho ikiriziya cyose cyamara kugeramo wabara kumva ko utuntu twantuza twamaze kubakwira neza ugatangira gutera hejuru mu ijwi riranguruye ugira uti ubwo kandi mba nananzitse mutaza gukora amakosa yo kugira ngo sinanzitse none turi mu cyumweru wagira ngo cyahariwe mera nkanjye cyangwa urimbuke turifatanya n'umukunzi wa misa wasabye turifatanya n'umukunzi wa misa witwa Makabeyusi wo mu muryango remezo witiriwe Mutagatifu Diasporiyani wa Amerikaniya wagize atya kubw'ububabare bwe bukabije akabuganiza ibya 10 n'amaturo kuri katedrali maze agasaba misa yo gusabira abikongi na wumu bazize ko ngo bafite uko bavugana za mwaramutse na mwiriwe muri make ariko ubu Imana ibaye ibaho urabona Imana yaremye ibyatsi ikarema ibitaka ikarema abantu ihene intama ibinyorogoto watandi watu wowe ufite ikintu wajya kuyikorera bro ijambo ry'Imana nge ntabwo numva yuko ijambo ry'Imana ntabwo ryagakwiye kutugeraho ari indirect speech direct Imana yagakwiye kugeraho iri direct biri kuvuga ngo ni indirect harabigereka batuma buryo iyo bibaye indirect it based on urundi ruhande nakaboro nigeze gukora kuvuga ngo umuvandimwe baba ngurabe hari utuntu wabaruje muri bwa buryo bwa muri icyo gihe Platinius witwaga baba ariko utari nyashya ya baba niko kuvuga ati uyu mwana namugiriwe namureze mukunze yabyirukanye ubwenge ariko nuko ari yo boostinze ituma ama TVs kuri RBA even RBA ubwa yaranyihamagariye nagiye kuri RBA n'ibintu byantunguye byatarese mwivuga ko Eveno mijenti no munywanyi The Son of Africa Busy Bag Kini Eagle Golden Coin ubwawe heta reka nizere ko umeze neza kurikiye yawe TV muri kano kanya umeze fresh cyane twagiye imisozi twuririndi tumanuka ibibaya tugiye gushaka umugabo mwakuze cyangwa se mukunda n'uyu munsi yitwa Buri Dio tugiye kugiwe tuganire nawe turebe bira bintu akora by'ubupadiri abikora gute yifashisha iki kugira ngo tubashe kubona ibintu byiza nkabire uruza kujyana nanjye mu nzira tugere iwe tumwakire nawe atwakire ubundi tuganire Salam. Sawa. Niweze bitese. Biracamo. Buri deal. Karibu. Umeze neza? Ubu tugiye kuganira sasa. Nako turagusena uvuga ngo turagute. Ntabwo twagutera. Umeze neza se? Ni fresh. Biracamo. Padiri. Padiyusi. Ni Padrius se wisubishyira mu kiratini eze nicyo kira burya abari kiratini biranzira abantu wese babijyana mu biratini rero urumva nyine tumaze kuvuga ngo ni Buri Dio harya ntihariho Buri Dio 1 ni 1k 1k iriho kuri Instagram ako ubundi Buri Dio niyo mba numva yaba nziza kurenza aho ugereranije kuko 1k buriya hari umwami Halo, numuntu warumpamagaye. Nta kibazo, ntacyo bitwaye. Oya na ikinyinya. So turi kwa Buri Dio rero murimo muramubona tumusanziwe abari kwakira abanyine ku matelefone no ku bipangu ubona ko aba ahantu heza cyane we rero kuri gate arimo arakira abandi bantu kuri telefone reka nisere ko nyene nawe umeze neza uzi kubana natwe umunota ku munota tuganire n'uyu mugabo Padrius Buri Dio
Alright. Reka tumutegereze ave kuri telefone hanyuma tubashe kuganira byinshi utamenye ugomba kumenya uyu munsi. Stay in touch kuri Yawe TV right now. Twarimo turaganira uruguma dusobanura ibya 1K yari iriho. Numva nageze kuyibona kuri Instagram, of course iriho. Waratangiye ngo iby'umwami. Hari umwami wa Roma wajyaga ngo ahubuka byatari ngo akora ibintu binahubutse. None numvise kuntu yakoraga ibintu shanumva hari igenge ngira utudega twenda gusana gutyo. Umwita Karigura. King Karigura. Uravuze ngo nawe urahubuka se? Oya, hari ukuntu nanjye njya nkora utuntu ntadutekerejeho cyane. Ako nkaza kubona nkabona tubaye nka benga nyine. Without ntabitekerejeho cyane. Yego. Bigatuma nshobora kuvuga ati ibi bintu ariko buriya wasanga nura muntu yarabikoraga nka gutyo. Asanga ari mu rusekuruza rwa buri deal wa mbere Karigura, buriya one ni buri deal wa mbere Karigura. Niyo 1K. Ariko Karigura nyine Karigura sinkunda kurisiraho cyane kubera ko byaba nabirebire cyane buriya. Ubwo nabonaga 1K nkajyana ibya bintu byo kudusiga vango 1K 2K igihumbi bibiri like that. Ubwo numvaga niyo mpamvu numvaga nshaka kumenya ire 1K yaturutse, of course. So tukwe na buri deal rero. Hanyuma ndashaka kubaza content ukora, reka tugite content turatu video ukora abantu babone umeze nka uri gusoma misa. Igitekerezo cyavuye he? Kuni ibintu bidasanzwe. Siyo umuntu wenyine wisanzwe ubikora se? Biriya naje kwisanga ari nje muntu ubikora njyenyine. Nta nubwo wenda mfite n'undi nabikopeye, even hari n'abantu bakunda kunyita ngo padiri, ngo padiri. Ntago nge ndi umupadiri, ntago mbikunda kuba umupadiri, nta nubwo nanabihitamo mbashije kubona mu mahitamo. Ahubwo ingiye ikintu nashatse kwereka nk'abantu, nk'ubu hari umunyamakuru bita Umukada akora kuri Oasis. Yego. Twigeze guhura bwa mbere hari muri 2019 hari 19. Oya ni na 20 byanze bikunze. Tuza kuganira, yakoraga kuri TV bita Big Town. Tuganira ariko yumva imitekerereze yanjye aza kumpa ikiganiro kuri Big Town turagikora. Ako narinde kumuganiriza nyine mubwira ibintu by'Imana ukuntu ishobora kubitabaho, nkamubaza se kubera icyo mushingira kwibaho ngo ari ibyanditswe, nkoze ibyo byanditswe biteye bite ku kimwemera ko ari ibya si umuntu wabyanditse se. Ntiyari ari kwandika ibintu biri kuba ku kanya se. Kimwe nuko waza ukandika Putin amanukana Wagner kubita Wazalendo batera abamediyani, Dawidi amanukana n'ingabe cyabiri batera abamoni, Rukare rwa Bishingo yica abazungu batatu, kimwe nuko na Dawidi nawe ngo yishe ngo Goliath ngibuye. Ubifata nk'ibitekerezo by'abantu muri rusange, ntabwo uri mu bantu batemera ko Imana ibaho na. Oya winabivuga gutyo ahubwo byaba byiza wenda bidefinishije mu buryo. Icyo mvuga bira bintu bandika ira myandikire bavuga, ubwo dufate Bibiliya muri rusange. Reka ariko nkubaza gutyo, urayemera kwanza Bibiliya ibyanditsemo urabyemera? Oya, ubundi ushatse guhakanya ikintu kiriho. Yego. No kwigeza nkana. Bo Bibiliya nyemera yo irahari iriho. Ndabona wemera nk'ijambo ry'Imana. Inyigisho zirimo nazo sinavuga ko nzihakana. Sinavuga ko, ariko birumvikana ni impimbano. Hari abantu bazijyamo bakazikoresha ibindi bintu, bakazibonamo ubumana budasanzwe bumeze ukundi kuntu. Ntabwo ari uko mbifata. Ni inyigisho zagufasha kwiga, kimwe nuko n'Abanyarwanda bakera bandikaga Nyashya na Baba na Nkuba na Rusake bakabyigisha abantu. Indyohesha birayi. Ariko bikaba biri message iri behind. Yego. Igomba guca inyuma. Rero ntabwo nta Bibiliya nshobora kuyifata nk'ijambo ry'Imana iyo ndi kuyumva gutyo. N'Imana ubwayo ngewe ndamutse nanagiye nko mu ijuru nkayisanga iri nkariya, ni kimwe mu bintu byanungura. Nayibwira nayo ubwayo ati ntunguwe no kugusanga hano. Turiho webaze tuburyo ubaho. Maze imyaka myinshi cyane ntamenya ubaho. Ariko ubwo ntabwo yabimpora ibyo ngibyo, nkeka ko ari n'amakosa yaba yarakoze y'ubwayo, kuko niba abandi yarabahaye ubwenge bubasha kuyivumbura, wowe ukaba yarabukwimye ntuyibone. Urumva ntabwo yabiguhora. Okay. None example rero warundi kumbaza, ubwo nari gikomeza kuri cya kibazo wambaye umbaza tiriya idea. Yego. Noneho naje kwitegereza rukuntu ninjye najyaga njya mu misa kubera yuko twakuze location yacu urusengero ruri hafi yacu rwa Abakatolika. Yes.
najyaga nko gusenga nkagenda nzindutse kuko ngenda umuntu sometimes wubahiriza ibintu kugira ngo njye no kubireba ubwabyo nkajya gusenga nkabona mu gitondo abakristo barinjiye batangiye kwisiga utuntu hari utumenyetso bakora bakubise uku baricaye mu kanya gato nkabona igikundi cya padiri giturutsemo nkara mu gahegene ku myifungo myinshi cyane imisaraba amakanzu ya danje nyuma hari abafite imyotsi abacanye amabuzi abafite ibitabo binini avuga bino nuko n'ibyotera bya bindi nawe hari utundi tuntu bagenda bagira gutya bashyiramo nawe ujya udukoresha njya nkubonerega nza kubona biriya bintu ni byiza buriya ni misa ni ibirori njye mbona ari ibirori byateguwe bihoraho bishimishije nza kuvuga nimba nshaka kuvuga ikintu cyanjye why can't I use that style alright nza guhura n'ikibazo cy'uko abantu benshi banyita umupadiri nza guhitamo noneho kugendera kutaba ntasoma ijambo rya Yesu cyangwa Yeremiya areka noneho nshyiremo ab'iki gihe kizamo ib'iki gihe numva nabo kuko ntabwo ndi umuntu ukunda gukurikira amakuru buriya ngo mbe nzi ngo yagiyusi ngo yagiye muri studio ngo yishyura 20 ngo elementi ngo ntabwo ibyo bintu bikunze kongera ni amakuru make ngera mu bwonko kuko rero ibyo bintu ari byo nari ngiye guhimba mpitamo kuzajya nkoresha amazina wenda yaba adasanzwe abantu bayazi yego okay nibwo naje guhimba amende urumva ni uruhurirane rw'ibintu byinshi cyishobora kuza idea ifite ubudasa ubwayo uburyo ubikoramo igitekerezo cyavuye ubudasa buherereye ku kuntu ufata ibyo twavuze byane bavuga ngo Imana mpuye nawe nayibaza mu buryo ufata ibyo bigisha muri izo Bibiliya ariko kwisana noneho nibwo buryo ukoresha kugira ugira public ya utanga ubutumwa usetsa abantu sibyo urumva ni ibintu bisa nkaho niyo mpamvu ndi kubaza ni iyo myumvire bihurira no kuba warafashe icya gitekerezo nyine ukagikora kuriya hanyuma feedback reka tubanze wenda tubuze no kugera ahantu kuri aritari so niko bahita hari ukorera turebe n'ukuntu bimeze ariko reka nenge uvuga ngo feedback abantu baguha ariko reka duhere wabitangiye ryari ubundi ubu ngubu tuvugana bishobora kuba hashize nk'umwaka n'amezi 2 naratunguwe bya atari jewe natunguwe ne mu buzima busanzwe ngenda umuntu ucecetse ntabwo nyere inkuru nyinshi ntabwo ngira ku katanu henshi ni brandinga kugira ngo cyane umuntu wicara hamwe nkaba nakurikirana nk'ubumenyi runaka nk'ubu hari n'igihe nifata ngasoma n'ibitabo byo muri shimi yego atari nayo kariya kuko ngenda umuhayiti programming cyangwa se nkamara ngenda gusoma muri programming ku imashini ndi muri programming language nyine narabikunze cyane ko ari nabyo passion yanjye numva nazakora mu bihe biri imbere njya no gutangira n'ibintu bya comedy nari mfite projet ariko bitewe nuko nahise njya muri comedy nkabona nayitangiye kundema birengeje ibyo bya bindi biri gukora ndavuga ngo reka ni platform mbanze nyubake rero muri programming umaze nk'umwaka umwe buhagije kugira ngo update zigezweho muri icyo gihe yego uba wajya gutegeta izindi nsa nusubiye inyuma ariko urumva nkunda IT nkunda gusoma ibitabo nkunda kumva inkuru nazo ariko zitari za zose ubu ntago waza ngo umbwire ngo muri ndahabi ngo yagiye ntago nzi nzikurikira ahubwo wenda kuyivuze n'abandi biniga zanjye buryo nibyo nanindi kugana yego ariko ntushobora kubona mwumva ngo Rick ngo yagiye hana uyu ni yakoze ibintu akwiye nkumvise rero nk'umuntu ucururiza kuri social media nanjye nkurikiza uko wenda nshobora kubyumva ntagize umuhati wo kujya kubihiga cyane iyo mbyumvise cyane bitamvuga nti bon ibi reka numve byari byo okay ni byiza umu IT umukomediye kandi utuje nubwo ari ikintu kimwe nigeze nkora ngo kigende gutyo ubu hari umujama wanjye nayihoze mbabwira uyu mujama ni umubonsi wanjye umuntu ushinzwe umutekano we nk'uyu mujama aranze kuva na kera hari ahantu tugeze kwiga muri primaire muri primaire Suzana cameraman muri primaire ntabwo twiye tumuhotera ntacyo twamukoze kuva na kera njya nkina ama comedy nk'uyanzi wenda nkunda gukina hari ibintu byabaga byitwa uburezi katolika murabizi ugenda ugaperforminga urwenya ugaperforminga what and what bakaza kuguhemba nk'amakaye biriya bintu nta muntu wajyaga bintwara
ndi umupeti uyu niho tuziranye nyuma naje gucenjinga kubera no gutsinda n'amanota manini nagendaga ngira nkagenda ncenjinga miliye nisanga ahandi hantu atari uko hari ubufasha bundi bwanjyanyemo ngo uko ngo barebye ngo ukabona ibintu byinshi yego ariko rero nyamara n'ubwo Devinze urumva kuva cyane by'upadiri no gukorera Imana nuko uri kusa nk'ubihunga ariko urumva ko ari ibintu bya gukorera Imana byo nushaka uze kubivaho gakeya kuko ngewe ntekereje ubushobozi mfite ibyo mbasha gukora nishoye mu bintu byo gukorera Imana nabamba umeze gukora Imana byumva gute oya muri make ariko ubu Imana ibaye ibaho urabona Imana yaremye ibyatsi ikarema ibitaka ikarema abantu ihene intama ibinyorogoto watandi watu wowe ufite ikintu wajya kuyikorera bro none se uravuze ngo abaririmbye n'abakorera imirimo yo gusingiza Imana bakora sibo bari kugwa muri beat se sibo bari kuzibyinira nibo bari kuziririmba no sinagwe emera ko baririmbira Imana hari indirimbo zaririmbiwe Imana zirimbirwa mu rusengero ubwo ni nk'iyihe yaririmbiye Imana nabyumva se zaba Vestiana ba Dorcas Imana baba bayiririmbiye ngo ibyine nibo bazibyinira nibo bazumva nose umuntu akebaje kari nkawe nyine nka padiri wawe nabibayemo ukaba nawe nyine nawe uri kubimbaza ariko bira uko byagenda kose babyemera ibyo bita imyemerere bemera ko iyo bakora nka biriya babasingiza Imana bakora nyine imirimo ishima cyangwa se isingiza Imana mu ndirimbo ari nabwo buryo basenga gusenga kuririmba ngo no gusenga karindwi reka ibyo tubivaho byo gusenga n'abapadiri n'ababiri gukurikiye aho ngaho kuko nagira ngo numva ahantu uri kuganisha kugira ngo nze kumenya n'uburyo ngusubiza iyo ugiye mu kintu gutyo ugahita uvuga ngo reka tukivemo ubwo wamaze kunjyana muri mood tukomeze uburyo gusenga okay ubwo nagira ngo gusubize ikibazo kimwe cyatuma nyine utekereza nko kuri iyo nkuru cyane yego nk'ubu Imana ibaye ibaho yabikora iki mu kazi ka buri munsi icyo ni ikibazo nkunda kubaza abantu bakabanza kugira ngo hari ikibazo cyoroshye kiba gikomeye mba nkubajije ngo Imana ibaye ibaho yabikora iki mu kazi ka buri munsi kugira ngo kimaze iki se icyo kiniri gukora kimaze iki no kugira ngo abantu badapfa no kugira ngo abantu batarwara basanga n'ibifite ibitabo nayo biri gusoma no kugira ngo isi tarushaho kuba mbi no kugira ngo inyamaswa zayo batazica ibyo byose no kugira nyine mba ndi kwibaza ibaye ibaho yabikora iki mu kazi ka buri munsi kamaze iki urumva kubibaho ababyemera babyemera kibaho ibyo bintu byose kandi bikontorora rimwe niyo mpamvu yitwa Imana nibwo budasa nyine yitandukanira n'umuntu sibyo se niko bivugwa kubemera Imana n'uburyo bayifata okay ngiye kwibariza tuvuye kuri ibyo gato ya nubwo tukibirimo uyu mugabo ugucungira umutekano nkibaza nti buri dero umutekano ufite ubwoko bw'abantu bazagukubita hoya nk'ubu ngubu ngewe namaze kubona ko njya nkora nk'ikintu gutya without focusing on someone nta muntu n'umwe nigeze mvuga ngo ngiye kuvugaho nta n'umuntu n'umwe nigeze mvuga ngo ndi kumushutingaho ni inkuru ndi kuvuga based on example yego noneho hari igihe nshobora guhura n'umuntu akavuga ati ariko wamvuze mu buhe buryo kandi atari nawe navuze nyine nari ndi kwandika inkuru ukivugira yagwiyuse bakagira ngo niyaguvuze abantu banankurikira nigeze kubaha urugero rw'umuntu umwe twigeze kugirana ikibazo ari nawe uri mu mafuti bya atari arambangamira cyane nteza abantu kugeza igihe riba ariyo yadukishije kandi nawe isanga ni uri mu mafuti yari umuhanzi wavuzeho se oya ni umukinnyi w'amafilime hari ibikorwa twari twagiranye bidafite bire n'ibi gukora arambangamira cyane ndavuga ati byaba byiza rero maze igihe mfite umutekano nyine ndawugira ariko ntabwo wenda naca ahantu hose ngo mbabwira ngo hano ngo ntihagire umporaho mba nshaka no guhura n'abafana banjye tukanasuhuzanya ariko ni ngombwa nanone ko mba nizeye ko nk'ibyo bintu byambaye icyo gihe bitakongera kubaho niyo mpamvu nk'ubu urumva bo baragukubaganiye bambangamiye binteza n'ikibazo burya umuntu kwica mu mutwe agatuma ushobora gutekereza nabi nawe ni umuntu mubi niyo mpamvu ufite ubwo barabimenye nyine banabireba ko uba ufite umutekano burya usoma misa ku muryango hari bonze oya ntabwo ari gusoma misa wenda nka move twakora nk'iyo nagiye nk'ahantu muri public iyo mfite move nshaka gukora
hari ahantu uri wajya sobanura ko gusagarira kuko nk'abafana baka ntabwo bansagarira kuko nk'ubu nk'urugero njyamo nshimira n'abafana banjye location barimo bose ngira abafana batari abafana ahubwo babakunze n'abakunzi njye hari igihe njya nifata nkaca nk'ariya mu mujyi urabona hariya kwa Makuza ariya mayizira hariya mu mujyi yego ngenda abantu bampa amafaranga bagutambagiza byo kosheza binatuma nanatekereza ibintu nk'ibaza uyu muntu nk'ubu ko mpaye amafaranga nyine no kubera icyo yampaye ni urukundo no guteza imbere no kugira gute nyine nibaza ibintu byinshi cyane ariko naje kubona ko ngira abafana abakunzi nota abafana n'abakunzi ba that's why mara umwanya nanabitekerezaho kugira ngo nanakora ibintu byiza abantu bajyagira n'umuco wo gushyigikira abantu bakunda ariko iki kintu dora tukivuga ukunda umuntu ngo ndagufana buri deal 1k ndagufana ntagatambaye agutambagizaho amaturo zimwe nyivuga gutambagiza nibutse ukoresha amagambo vocabulaire zihariye ngo ibyo byo gutambagizaho amaturo n'ibindi gutamiriza kubeyura kubera ubwo no kugira gute kuganiza kubera ubwo no kugira gute urabona nk'uko muri iki gihe hari nk'amakariso yateye yitwa Calvin Klein uzayabona yego abahungu bakayambara wenda kugira ngo bace mu kuba miss nabo noneho nk'akariya kantu ushobora gukora gutya kugira ngo amwereke that's what I used to call kubeyura kugira gutya kweguraho noneho akaba noneho ubwo wenda narindi muri iyi generation ifite Calvin Klein yego hari iyindi generation yabayeho ifite iyo bita mwana umwe yego ni style yabaga ifite amabara menshi cyane mu hagati yanditseho ngo mwana umwe noneho iyo uyibeyuye ubwo it means the people who love my things they know but if they know they know all right so ikiganiro turuze kugikomeza muri ubu buryo turagira ngo noneho tugende hariya ku ruhimbi cyangwa se kuri alitari hari ahantu njya ujya ukorera twinjire muri urwo rusengero rwawe turebe ndetse abantu banabona ko ari we turi kumwerega ndagira ngo twinjire hanyuma utwerekeze ku ruhimbi rwawe utwereke nakwe turebe aho ujya utambagiza bya naho bibera se mujye kureba aho bibera aho bibera ngo naho bibera niko wasigaye bavuga b'iki gihe ngo naho bibera ngo naho bibera basaramanje iyo ukigera aha ngaha yego ushobora gutunguka ahantu nkorera yego murabibona neza ko hano akenshi nkunda kuba mfitemo ururabo okay nkuko abantu bari kubibona rero ahangaha turi twamaze kugera mu rusengero twamaze no gusenga mu mitima yacu aho padiri harya ni padiri yose ni buri dir padiri ariko ko ka padiri sinzi impamvu abantu benshi bakunda kubashyira none se niko uzikongeye hari nka padiri oya hari igihe njya nko kureba nk'umutayeri umutayeri wagakwiye kunkorera nka style yego kunkorera style akagenda agende ngo kuri padiri ngafite umusaraba ikanzu ndi brand yindi ndi muntu ushobora kunkorera akantu wenda kari mu cya gipadiri ushobora kongeramo akantu k'umusamurayi akaruburi ku buryo nyine ubona ko umuntu yihariye umwana w'intambara okay ni kuri alitari rero nahangaha ibintu bye bibera urabona ahantu nkorera mfite imashini ngomba kuba mfite akamashini yego imashini zikaze cyane yuko iyi ngiyi ibasha gukora ibintu nkora based on video I need iyi ni kamera nkoresha akenshi mba ndi nko kuyikontorora kuri phone yego iyi ngiyi nyitereka nka gutya ikabireba aha hanyuma hano urabona hari igitabo nicyo nkoresha yego hari igitabo aricyo kiki move none iyo meze gutya nkahita nshyiramo drip urabona ko mba ndi kugaragara bitandukanye nuko waba uri gufata nka view hariya yego igitabo ni iki iyi ni microphone rero ni record iyi ni decoration za ndabo ziba kuri alitari yego iyi kaba bibiliya yawe iyi ngiyi ni my bible ni y'abanyarwanda bakunze irimo ibintu byinshi abantu benshi bakunda kumbaza kuri iki gitabo ngo cyanditsemo iki uze kugerageza umfashe ntukereka abantu benshi ariko ngenda ndashaka kurebamo ibintu byanditsemo ubwo uwo tuzahora nzamubwira okay uri kubona none nk'ubu iyi ni misa yego imizitere nk'ubu nkagerageza kuba nagira icyo nsomaho yego
akenshi nkunda gukoresha utuntu nsanze aho hafi, ntabwo nkoresha ibintu byihariye. nkubaka akantu urabona mba nategesha aha ni parufe, ni icupa rya parufe. ariko hari ukuntu nyine mbona nk'akantu nkumva nkagize nka gutya kabyara ikindi kintu, nkongera nkateranyaho akamikoro karaha dekorasiyo, urabona bise bitanga ikindi kintu. nanjye ndi umuhereze ndaguma hano dusome misa. wagakakuba k'akantu ka ndebera kari hanze reka bonsa, reka ushinzwe umutekano akatuzanira. Karaharya ngo bakita nguki? kiriya ni icyotezo. ni icyotezo. ese ugitera abagitera akenshi buriya ugikubita nyine kugira ngo wongere ugarure abantu muri modu, wongere ubatemo akantu kakotse batane ku maso muri make ubugira ngo wongere ubongeremo agashyuhe, ubundi niko n'uducushanisha se kari akantu washyizemo utuntu nshanisha. akenshi ni ibanga ryanjye, ndumva nagakwiye ntabwo batazagira n'ukuri icyotezo nawe. ni iby'abapadiri. aho twatangiye kwinjira mu mabanga y'akazi nawe. yego reka amabanga y'akazi tuyareke. none se aha hantu ariko ni heza by the way. ni heza. umuntu yatekereza ko wenda uba uhagaze cyangwa wicaye nko ku gitebe njyewe akenshi ibintu nkoresha ni ibintu bisanzwe, ntabwo njya nkunda rimwe na rimwe, ntabwo nkora nicaye gutya kuko hari nk'andi marokeshoni njya nkoreramo nkakora mpagaze. hari ahandi hantu aha ndashaka kubasomera akamisa kandi maze iminsi nyine ndi gutekereza uburyo nashyiraho nka light imeze gutya, sinzi nimba ari buyibereke ukuntu imeze. nkashyiraho light ya gutya, nkaza kuba mfite agakamera imbere yanjye nk'uko kameze nka kuriya. reka dufate agasampo. reka dufate agasampo ubanze utwereke ukuntu biba bimeze. mereza icyo gicura kiri aho ngaho, iyo nkishyizemo numva risaba nk'icyo ngicyo. icyo ngicyo amaye nka nibagiwe uturinete. byanze bikunze uturinete twanjye turimo hariya. mpereza kariya akabogisi karimo uturinete twinshi. kariya kari hasi uri bubonemo uturinete twinshi. nabwiye ko ndi umuhereza. hari izi ngizi abantu bankurikira bari igihe njya nzikorana ibiganiro. hari izi ngizi, hari izi ngizi. urabona ko nyine nk'umuntu wese mba mfite utuntu twinshi. hari n'izi ngizi. ariko buri gihe muri misa mprefera gukora buri kintu cyose kiba gifite icyo gikora. nko muri misa mprefera gukoresha utungutu. utu tundi dukoresha heze? utu tundi hari igihe wenda haba hari nka light hanze, nkunda kugira ikibazo cy'amaso yo ku bakinzaniye cya cyotezo. kamanze muterere batera bate aka ngaka rwose iyo ukafite nk'uko umaze gusoma ati turaza kubyumva isomo ya mbere. hari ukuntu ugira utya ubwo ni abantu bari iburyo ibumoso, ukaza no kwibuka ko iburyo hari abandi bahicaye. bikabanza noneho ikiriziya cyose cyamara kugeramo wabara kumva ko utuntu twantuza twamaze kubakwira neza, ugatangira gutera hejuru mu ijwi riranguruye ugira uti ubwo kandi mba nananzitse mutaza gukora amakosa yo kugira ngo sinanzitse. none turi mu cyumweru wagira ngo cyahariwe mera nkanjye cyangwa urimbuke. turifatanya n'umukunzi wa misa wasabye, turifatanya n'umukunzi wa misa witwa Makabeyusi wo mu muryango remezo witiriwe Mutagatifu Diasporiyani wa Amerikaniya, wagize atya kubw'ububabare bwe bukabije akabuganiza ibya 10 n'amaturo kuri katedrali, maze agasaba misa yo gusabira abikongi na wumu bazize ko ngo bafite uko bavugana za mwaramutse na mwiriwe. turazirikana kandi ko ngo hari ubwo umuzarendiyaniya ajya agira atya agafatana ku rutugu n'abahungu baza Kanyoshiyaniya, Kibitoki na Kusi featuring Sadekiyaniya,
ngo bakihugika mu ibanga rikomeye maze bakenda hurure nziza nziza bakayisonga ngo bakayimanuza isosi y'umwimerere y'imikeke badeduwanye maze ngo za mibe zatangira kubikubitamo pororonje ngo bagatera hejuru bati ni mucye tujye kuziza abana kuvuga indimi za base nuko ngo bakatangira kugenda bashotagura za kawunga z'Umurenge na Kusi. Turaza kubyumva mu isomo rya mbere. Iyi misa muzi yuko itarasohoka, ngaho nimwe mushatse amaturo mwe muri kugenda mubuganiza kuri katedrali. Yego yego. Ubundi niyo tomba ndimo ngira ngo ubwo ni sample nagira ngo mbahe, sinzi nimba uriyo mujama yaba yabifashe neza ukuntu byagakwiye ko bimeze nk'ubu. Nari mfite agakepe. Yego. Ako ngira ngo n'ubundi mba ndi kuganiriza abantu abakunzi banjye, this is how I control my things. Okay, this fantastic, ni ibintu byiza cyane. Nenda guseka mu misa. Oya mu misa nta muntu useka. Nta muntu useka. Biragoye cyane ubushaka kubikora byose. Aho ngo bashaka kuyiremuza kandi misa kirazira kugende ntabwo twakora ikoze. Numvaga nshaka guseka, nari ngiye guseka ngo nimbagare rwose uvuga amazina nk'ayo ngayo. Ese ubwo ngubu tuvuga ko ari ikihe kiri mu buri gusomamo? Bon, mu ndimi mu bijyanye no gukoresha indimi ni art nyine, ni art. Mu buzima busanzwe nge ndi umunyarwanda, nkunda ikinyarwanda. Ni nayo mpamvu ngiye nkunda kumva bibaye byiza n'ubundi abandi bose n'abavuga ibyongereza si ngombwa ko njya kubabwira ngo nimuze ngo mbashyirire ibintu mu byongereza ngo kugira ngo babashe kubyumva. Byaba byiza ahubwo ari bo baje kwiga ikinyarwanda kugira ngo understanding what I'm doing. Ako kantu ni sawa nkuko natwe twagiye ku understandinga ibyarabo kugira ngo tumenye Korowani what ivuga, nkuko twagiye ku accessinga biratinye kugira ngo twumve neza netwegera ameza. Kwegera ameza uje kubana natwe, ariko ziko nigeze gutekereza tumubemo umucunguzi duhabwa. Hari igihe nigeze kwiyongoza kuzajya nifata nk'abantu penetesi. Nkazajya nkacunga nkaba Kote Gaël nkavuga n'umunsi Benus ndamutamika penetesi. Akaba ari aho ngaho nyine ubwo sinabura uko mukina muri scene arimo agaragara nk'aho ari we. Akavuga ibyaha bye, akavuga ukuntu ajya agira gute na gute what and what. Hagati aho ndasuhuza abantu bankurikiye, ndabakunda cyane abanyarwanda bandemeye icyizere cyane. Nkora ibintu bya misa ntabwo nari nzi yuko ngiyewe bya gira ibintu bire. Ubundi mu buzima busanzwe ndi umuntu wicecekeye cyane, ntabwo dushobora guhura ngo ubone ko nganira. Nta nuba haratuje. Ntabwo nkunda urusaku cyane. Yego. Sometimes rero iyo nkuye n'umuntu tukaganira arabyishimira cyane, nuko nakoze na Vine imwe nkumva abantu barabikunze. Nakomeza gukora n'izindi ariko ngacika intege kuko hari nk'umuntu ushobora kumva ngo namuvuzeho ngiye nk'abantu bose wakeka ko naba naravuzeho. Nta numwe nzi. Yego se na yagwiyuse itabagwiyuse. Ako si umuntu wowe uramuzi? Ndabizi se nabazaga. Ako si umuntu azajya ahimba inkuru muze muyigereka ku muntu. Bavuga ngo uvuze yago. Ako si nzajya nifata nikubitira imyotsi ngo ni padiri ndi kwigana kandi ndi kwigana abantu bahakura inzuki z'abavumvu. Hazajya mutangiye kurekura bombe. Okay, ni ndakongera ama penitentiaire padiri. Ibyo bintu ariko si bya 10 n'amaturo haryo bakora listera kuko kuri katedrali tugira liste y'abantu batura hari ukuntu no buriya no mu buzima busanzwe. Ushobora kwinjira nka musenyeri akakubwira atari kubundi kuri hari ibintu by'ubuganiza ugasanga ntabyo bakagufagitira bakavuga ati wenda tugukatiye yangaya nayo ukagenda ukashaka ukabona kuza guhabwa isakaramento. Ariko nari naje ndyitwaje. Ariko si nkende nkazingaho ngubu uri buzitamike katedralira. Hari icyo bitwaye se. Ako uyu muntu rero nimba ari umukunzi wanyu birashoboka ko ari kubakira izina hano nazishyira ahangaha ngende nzitamiye kuko nge sinjya ndipfana buri cyo. Noso zitamirira mu kiliziya. Ubushatse kuganga igisebe kirabuze. Igiki? Igiseke babuganiza mu isura rya katedrali kiburiye hano. Iki turagitamirizamo. Ugahita ushyiramo. Nta nimero nyine ujya uvuga bagatura.
haryo batamiriza kuyihe nimero ako se ubu ngubu hari abantu bari kugukurikira bari buturera bazatura none se mu ya katedrali usanga ari 65 33 90 ariko birashoboka ko abantu bagukurikira badakunda misa kuko ndi kubikeka uya ubishingiye kuki rero ubona nanjye ndayikunda ni gute abantu bacu se bataba bakunda misa ubwo tuzabibonera kuri iyo ubu nibwo buryo bwa mbere duhuye nze nawe ntago narinzi neza nka platform y'aba bajama ntago nyizi nuko bambwiye we just need to talk with you nanjye ibyo ntago mbyanga cyane kubera yuko we can chill nta kibazo gihari yego kuza kuri katedrali abantu bose bahawe ikaze n'abandi bose bumva bashaka kuzansura welcome yego muhawe ikaze ndabakunda cyane mu gihe mushobora kongerera ku bakunzi banjye bari hirya no hino wenda njya mara igihe ntari kugira ikintu mbabwira ariko aho uri wese ukaba ukunda buri diri ukaba ukunda misa ukaba ufite none ibintu by'ubuganiza kuri katedrali salute ndabakunda cyane bamwe mu bakristo bawe bati umaze igihe udakora akora akantu nagira ngo mubaze abantu benshi twabashije guhura mu buzima bwose nta muntu ujya wakira yuko ngo njye mba ntasinze no muri life utasinze hari ukuntu ngo ngaragara ukuntu nganira ukuntu ngaragara umuntu wese njye naje kubyakira nk'ihohoterwa nyine nanakiriye njye ndahari ndifata uko ndavuga nyine iyo abantu bambonye they see me like someone who got drunk oya baribeshya ndabivuze ntabwo aba yasinze ndetse twagiye turi kumwe hano ibyo kora ari mu Kinyarwanda umugani wajya baca ngo akana k'umworo kirabura kataroga utangiye kurekura ndarekura bihuye n'ibyo ngibyo rwakundireba umuntu cyera tukiri abana reka nguhe story kugira ubyumve neza iyo narebaga nk'umukecuru hano abakecuru bagize mu myaka nyine yindi bukure nkareba undi ushaje cyane nkabatuye umukecuru ntabwo yamenye ibyo ngo mbirye ubwo urumva ibyo nabaga nshaka kuvuga nkabona ko umuntu ushaje cyane wa wundi ushaje noneho yaba uriya ntabwo njya mwizera ko nta kintu yantamika kirenze kuba ngaburiye umuceri wonyine n'imboga se ubwo yaburamo utundi tuntu tw'umagi oya uko nanjye niko nabyo wowe n'ubu uracyabyizera ni nk'uko umuntu ushobora kureba umuntu akarati burudiri kuri ukuntu areba ariko ntabwo ari biba bimeze ntabwo ari byo nk'ubu ngiye ngira ikibazo cy'amaso kandi niyo basic niyo mpamvu bashyizemo utuntu tw'uturinete dusesengura ni ikintu cy'ingenzi cyane ubwo se urabona utwambaruka mba ndimo kureba abantu kurenza igihe nigeze ariko ni twiza twari tugiye gusoza ariko ndashaka kubaza ibindi bibazo bike ariko tugaruka no ku buzima bwawe bwite abantu baravuga bati uyu muhungu ni umuhanga uko byagenda kose uri umu inventor azanye ibintu bidasanzwe ibintu abantu basanzwe bamenyeremo ibintu by'Imana n'ubundi ntubutandukira ariko ubusanga wakoze umwihariko mu buryo bwa nshaka kugaragaza se nta kundi ibi bintu mwabitekereza ijambo ry'Imana njye ntabwo numva yuko ijambo ry'Imana ntabwo ryagakwiye kutugeraho ari indirect speech direct w'Imana yagakwiye kugeraho iri direct biri kuvuga ngo ni indirect harabigereka batuma buryo iyo bibaye indirect it based on urundi ruhande urumva hari umuntu ushatse kukumvisha ko ari yimugutumyeho do this thing ubundi Imana yagakwiye kukwigereraho ubwayo itiramutse itakwigereyeho ubwo hari abandi yakunze abo yakunze n'ubundi rero ikabagutuma ubwo nuko nawe idashaka kukugeraho irashaka kwivuganira nabo wenda ubwiza kuri njyewe rero byaba byiza yuko ubona abo yakunze nanjye ningeraho izangereho mu gihe ntarayibonera rero abo bandi bafite uko bayibona sinabo njyewe sinzi uko nabifata mu mwanzuro wundi imyumvire ufite n'abafilozofi tubihuje uburyo batekerezagamo ibintu bareba ibintu kuno abandi bantu babibona bo bakabira mu yindi sanse ndumva ujya kujya muri uwo mujyi abantu bakibaza bati se buri diri yarize iki njyewe nkurikije ibintu numva naba narize cyane nibyo niyigishije oya ndavuga amashuri asanzwe mu byo nize rero njye nize computer science muri
muri segondere kuko ngiye nagiye kwiga numva icyo gihe numvaga umukuru w'igihugu naherekera mwumva ariko nk'icyo gihe naramwumvaga cyane nkumva akunda ikoranabuhanga hari ukuntu numvaga iryo jambo rinzamo rigera cyane ikoranabuhanga nza gutora nyine ndi guselectinga ndavuga ati ibi bintu ngiye kubishyira ku mwanya wa mbere kuko ngewe nkanya kuba nk'umuntu uba warakontroye kugera ku gipimo cy'uko aka kanya ari umwe mu bantu bavuga mu bantu bose miliyoni zingana gutyo they understand ngiye numva ari umuntu nyine uri high ufite IQ iri hejuru y'iyo n'abo bandi bose bagomba gukurikiza kuko umva barakurikiza nabuze ati ibintu nzereka nzajya kubyiga kuko nasanze n'ubundi iyo mpitamo kubyigisha njye ubwanjye nk'ubu wenda nabyigisha ariko basic knowledge nagombaga kumenya nahisemo kujya kuziga ndazicuzinga njya guhitamo kwiga nta muntu wajyaga ngira inama y'ibyo nkora ninjye ubwanjye ubihitamo nza gucuzinga computer science muri kaminuza njya kwiga IT nkunda programming n'imashini n'ibintu bimbi ruhande cyane nkunda kuba mfite imashini gukina buriya hari abantu babona ukoze nko kuri button nka kuri ukora kuri WhatsApp ukabona ngo start ugakora kuri status ukabona bise bijya hari ubikoraho kuri status buriya button kugira ngo imenye kuko phone y'ubwayo imenye ko ari ukoze byasabye logique nyinshi zikomeye cyane zo kurwaza kandi haba hatarimo WhatsApp wakora nk'ari ukabona ikuzaniye Google ni ibintu nyine bisaba kubitekerezaho akenshi bigasaba kunyuza ibintu mu nzira nyinshi byatari biriya bintu nabyo ndabikunda njya nkunda kubimara umwanya nagoswe cyane birumvikana nari ngiye kukubaza kugira ngo ugire igitekerezo cya misa ugire ibintu uvuga biva kuki nicyo biva bon abantu benshi twagiye tuganira iyo twaganiriye umwanya munini bakunda kumbwira ko ngo ndi umuntu usetsa cyane noneho hari inkuru yansekeje kuri ukuntu padiri yitwara ukuntu agira gute hakikubiteho n'akakandi naje kukubwira ngo Imana ishobora kubitabaho ishobora ntabwo ibintu nahita nshyira akadomo kuko ntabwo ari njye munyabwenge uriho kuri iyi si wa mbere cyangwa ngo nigire umuntu ngo wamaze kuvumbura ko ngo aba bantu bose basenga ari umuntu wabasize mu by'ubwenge mu mitekerereze yanjye agenda bireba nkabona ntibaho noneho nkibaza impamvu yakitwara kuriya hakikubiteho na move akora nyine ubwabyo bikansetsa ngewe nkabona mbiganirije nk'abandi bantu muri ubwo buryo nabyo byabashimisha that's why rimwe na rimwe ubona nyine nabizanye muri ubwo buryo ariko ntabwo ndi kugira ngo nsenye umupadiri kuko abapadiri burya bagira message nziza religion igira message nziza yaba ariyo yaba itariyo yaba ibyo bavuga ari byo cyangwa atari nabyo ariko bigira akamaro nk'ubu wowe waba uraye bakakubwira ateje Imana izagutabara ukabyizera urara neza ukaryama ariko utasenga ahita ajya gupfumura iduka rya mugenzi we niyo bavuga ngo kwizera kurarema noneho ndabaza nyine igite uvuze riboneka mbyuka njye gukora misa urabyuka okay kubitekereza none ndo kumwe n'abo bashuti banjye buri kantu na buri nguni n'abantu tumaranye igihe ugereranyije twariganye turaziranye ntago tufitanye ubushuti bujyanye no kuba dukora kuri media ahubwo nuko tuziranye nyine nka buriya wenda ndamuzi abaza ukuntu ntekereza nzi uko afata ibintu nzi uko agira gute n'inshuti zanjye rimwe twari twicaye hari ikiganiro nigeze kumva bakoze ku isi baravuga ati twe twatangiye imyaka 2 imbere biranga umwaka wa nyuma niwo byakunze twicaye tuza kuganira turavuga ariko nta kuntu twakora ibi bintu mu buryo bumeze gutya nza gukora video imeze kuriya ni ya Gius bitabaga Inus niyo natangiriyeho nabo bakora izindi tuzamuka gutyo turi kumwe tubikora gutyo urumva ntabwo ari ibintu byinshi nagiye gucukumbura ahubwo haba hari utuntu twinshi nyine twihuza ku kanya mu mutwe ukaba watubyazamo ikintu gitunguranye birumvikana turimo turagana ku musozo uravuze ngo ya Gius bitaba Gius niwe watangiriyeho nangiye kwibaza ni akahe kantu wakoze kakabusinga ku buryo avuze uti kakagukonfirma kuko uri ibintu byiza abantu bakabikunda kurusha
urakoze ku kijyanye video nakoze wenda ikagira nkabona ko abantu bayikunze byatari ni boro nakoze yitwa iyababa icyo gihe harimo umenya na timing yo kumenya igihe ibintu biri guhitinga icyo gihe kumenya kubihuza neza kumenya kwandika inkuru ijyanye n'icyo gihe na kaboro nigeze gukora kuvuga ngo umuvandimwe baba ngurabe hari utuntu wabaruje muri bwa buryo bwa muri icyo gihe Platinias witwaga baba ariko utari nyashya ya baba niko kuvuga ati uyu mwana namubwiriwe namureze mukunze yabyirukanye ubwenge ariko nuko ariyo boostinze ituma ama TVs kuri RBA even RBA ubwa yaranyihamagariye nagiye kuri RBA n'ibintu byantunguye byatarese n'uvuga ko navuga ikintu ngiye nkumva abantu bari kunyumva cyane yuko ntajya niyumva mu bwo buhanga wenda abandi babukubona niyo babumbonye mu ngiye ahubwo mba numva mvuga ateze ubu ntibari kumbeshyara ubwo se mbabwiye ngo yagiyuse se ubwo ni ibintu bisanzwe bose numva banabivuga yego ariko hakaba n'indi nkunda ngiye ubwanjye nanikoreye abantu benshi batanamenye hari imisa nigeze gusoma ngo muri icyo gihe Yagiyusi witabaga Inusi yongera guhura na Filipo Petero bitaga Filipitusi benda umutanzania utetse neza bahindanyaho zavuka bararya nuko za pate jone zimaze kubageramo bongera kwigaragariza abayoboke babo kuri za Instagram ya bagira bati ni koko nuko nguko igenda ariko nyine urumva ari ukuntu igenda nyamumvira n'iryoheye nawe wumve kuryoheye niyo kuryoheye ariko noneho hakaba niyo yandemye muri icyo gihe Yagiyusi itabaga Inusi yongera kuduca muri humye yinjira kwa Nogizibitias yongera kugaragaza ingabire yo kuririmba nabi nuko Rwanda rw'uyu munsi nkuko gira gute sinibuka serenge nakoresheje batera hejuru bati ni mu mubambane na Filipitusi turekurire dusaba Imana Rakefayusi bungamo bati kubw'ubu bihe bw'indirimbo ze bukabije tugirire muwe urumva ntago akenshi mba ndi kuvuga ngo umuntu afite watando ahubwo ni ugukora inkuru yego ngiwe ntago ndi kujya kubungarira indirimbo yago hari n'indirimbo nyinshi yakoze ziranaryohera byatari arakaririmba ngo nzenda rata uzabuze ubyumva rata yago ntabwo ngiye harimo umuntu waririmbye nabi ngo mbyumve yego ariko nyine gufata umuntu character no mu character mpimbye mwita Yagiyusi witabaga Inusi nyine mu rwego rwo kugira ngo n'ibintu binumvikane mbishyira aho ngaho just for birumvikana turimo turasoza usibye indirimbo z'isera akaririmbo k'Imana ujye ushobora kuririmba niba kwimba amasegonda 30 indirimbo y'Imana njya menya kuririmba ni nyinshi ngenda kurikira ntabwo nge najya kuvuga ngo we ntabwo ubaho ntabanje no kubugira icyo nkumenyaho yego ibintu by'Imana tubigiyemo kubona kuvuga ngo ntabwo mbikwica uko ntabizi yego akenshi indirimbo nyinshi ndazizi ariko hari indirimbo imwe nigeze kumva kuri radio ngo Bibiliya mparo yanjye ngo ndezanye na buri munsi ngatsinda abanzi banjye ngo uko babangana kose nyine nguru gikinga inkota nyine barimo bagenda kuvuga Bibiliya ngo ni ikintu gikaze ntabwo nayikunze kuko ari message nziza irimo ahubwo to make me laugh. Alright, that's fantastic. Ni byiza cyane. Atimo turagana ku musozo rero gira ikintu bwira abantu bakunda buri deal abakristo bawe muri rusange. Ewan abantu ikintu nabwira abantu bankunda sometimes hari igihe njya gutera amabrage nkumva nayihorera cyane ko nababwiye ko byiza buryo umuntu kuvuga yabyihorera ako nyine kuko washidutse ugomba kuvuga kugira ngo wenda ukavuga ikindi kintu nababwira mpora nshaka ikintu nakora cyiza nk'ubu ngubu nirwa mpiga umuntu wankorera ikanzu nziza ijyanye n'ibyifuzo byanjye mu budozi bwe kuko ntabwo ndi umudozi ariko idea abantu bampa nk'abatayere nagiye ngeraho bakambwira ibintu nkumva ari kungira papa njye ntabwo ndi papa ibyo byararangiye hari uwabikoze yego you have to do your own things yego nyine ako kantu karangoye byatari kandi sindi n'umudozi ngo nkikorere
hari utuntu twinshi cyane mba numva ntarashyira ku murongo ariko njyewe ndi kumwe namwe n'ubu ngubu mba mfite amamisa na mukanya ngiye ku dropping indi mwigeze kumva nabahaye sample ira ya mbere kambere nasomaga n'ubundi nako nateguye ngakabona gasomaga ikindi cya kabiri ndabakunda cyane mwarantunguye ewana abafana banjye njye barantunguye njye ntabwo mfite abafana bameze nk'abandi basanzwe ngo ngende kuri njye mfite abakunzi ndabizi njye muri street nkagenda abantu bampa amafaranga niba ari impuwe niba ari urukundo niba ari ugushaka kugira gute ntabwo mbitayeho ariko ujya umenya ko iyo ukoze ibintu njye mbyibazaho ariko ni byiza mbyibazaho why burya mfite abantu bameze gutya okay ndabakunda cyane ndabashimiye kandi mukomeze kubana nanjye nta kindi kintu nkora nubwo natinda nubwo nagira gute mba ngira ngo ndebe yuko narushaho gukora ibintu byiza kurenza ibyabanje okay reka tugushimire wakomeje kubana natwe muri urusengero twari turimo ndetse kuva hanze yitwa Buridir twamusuye mukomeze mu supporting turakutsa kuri Yawe TV muri kano kanya urakora subscribe ni nk'ubu ikomeye cyane ndetse no kwa Buridir arya ni kwitwa kuri YouTube na Buridir wajyaho no gukora subscribe komereza support dushyigikira abantu bacu showbiz ikomeze kuryoha ibintu ukora ni byiza man komereza aho kabisa padiri wacu reka tugushimire cyane wakoze kubana natwe ciao murakoze cyane